Hello, ndabashuhuje abantu bakomeje kubana natwe kuri iwacu bikora bite? Mbese iwanyu bikora bite? Ncuhuje abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda, abarundi, abatanzaniya, abakongomani, ndabizi ko mwese abumva ikinyarwanda muri Congo bumva ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Congo. Ndabashuje rero mbifuriza amahoro y'Imana mu byo mukora, Imana ibagure, abantu bikorera, abantu bakora muri leta, abantu bahinga, abantu borora, mbese abantu wese akazi ni akagutunze, mbese ufite akazi wese umurimo mubi ni ukoroga, wenda ntawamenya, ariko ibyo mukora byose Imana ibagure muri byose. Nubwo tubikora ariko hari byinshi biba biduhiga bishaka kudusubiza inyuma, ejo tugatera imbere, ejo bikanga, isi niko bigenda, ariko njye mbifurije amahoro y'Imana ibagure muri byose, abo Imana yahaye umugisha mujye mushima, abo Imana itari yaha namwe Imana iri kubitegura, ni ukuri Imana izabigenza neza. Uyu munsi rero mbazaniye ikimera kiri hano bita mahwera, iwacu tukita mahwera, mbese iwanyu mwe mukita ngo iki? Abandi bajya bambwira ngo bakita rupemisaha, mu Giswahili bakita ngo ni kifa uwongo. Uyu munsi rero kino giti hari ibintu byinshi wenda mukiziho, ariko natwe hari icyo tukiziho, niyo mpamvu tuje ngo tukiganireho turemba twabasha kugira gute kwivura mu byo tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere rero kano katsi urakabona iyo ugakozeho kuriya kagira gute gahita kibumba. Kano katsi umumaro wako ni mwinshi, kuko no mu miti myinshi nkunda gukoresha aka katsi ntabwo kaburamo. Urabona iyo ugakozeho ko kajya gute gahita gahwera, nyine gahita kirinda, kariya gafite ubwirinzi buteye ubwoba. Hari ibintu rero byinshi cyane mutari mukaziho, ariko ngiye kubaganiriza muri bike muri byo. Aka kantu bita rupima isaha cyangwa mahwera, urabona ko uriya ugakozeho, kano kantu iyo ugiye mu buzima bwawe bwa buri munsi ukakabona nk'ahantu, hari ahantu bagakunda kugatera bashaka nko kuzinga ahantu, karazinga kandi kakanavura. Urabona kuri ugakozeho, urabona ifite nk'abacuraguzi, umucuraguzi akajya ahora azi iwawe acuragura, kandi ikintu gituma bacuragura hari igihe bateza ibibazo mu rugo, ateza kutumvikana mu rugo, ateza kuryana, ateza inyatsi mu rugo, ateza ibintu byo kurwara indwara z'amayobera, mukangiza umuriro, mukanya uragiye, mukanya kigufashe mu nda, ukanya ngo kiragiye, ukumva umutima uratera cyane, ukumva mu mutwe uraryamye, ukumva ibintu bise nko biguha mu mutwe. Bari abantu bacuragura mu rugo cyangwa bazenguruka inzu zawe cyangwa mukorera no mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibintu biba bazanye. Ufata kariya katsi rero iyo kagezeho urakora uti muramutse gute, urabona mbese bwifitemo uburinzi buteye ubwoba, ugati nje kureba umuti, ukavuga ati uyu muti we ngiye kuvuza iki n'iki. Iyo ukagezeho kuriya rero urakarandura, wamara gukarandura ati ngiye kugutera iwanjye. Iyo umaze kugatera ugaterana n'imbuto za rwiziringa n'akatsi bita akanyamapfundo, ukongeramo icyo bita umufatangwe, noneho wajya ugatera ukabanzamo ibyo ngibyo, ukavuga ati igihe umucuraguzi cyangwa umurozi azaza mu rugo rwanjye aje gucuragura, azahafatirwe, azabirwe inzira imusubiza mu rugo iwe. Aka katsi kwa kundi baza bagahondagura aje gucuragura, iyo acuraguye agahita kibumba. Iyo kibumbye rero wa muntu na bya bindi washizemo ntabasha kugira gute, ntabasha kubyikura. Umuti wabyo uragenda ukakarandura ugakoramo bya bindi washizemo, ntiyabasha kugira gute kureka akagenda. Icyo ngicyo nacyo kiragerageza kikabikora. Ikindi kano kantu gakora
iki, hari igihe uba ufite umuntu w'umusore w'inshuti yawe cyangwa mu rugo uri n'umugabo n'umugore, ukabona umugore wawe araje atumva sheri nkubwire sinkigushaka tumuka ugende sinkigushaka, cyangwa umugabo wawe akaza yahindutse atarya atanywa, mbese ukabona atangiye indi myitwarire itari myiza. Aka katsi ikintu kamara kacogoza ibyo bintu biba byateye mu rugo, ufata akababi kamwe karahagije, nicyo bita ikizimyamuriro. Ikizimyamuriro utakizi azambwire nkimwereke, warangiza n'inyabarasanya ukabiteka mu cyayi mwese mugasangira, nta muntu n'umwe utagomba kukinywa muri urwo rugo. Ibyo ngibyo hari ukuntu baza nko mu rugo bagateza nk'icyo bita umwiryane cyangwa ibintu bita ngo ni umwahuro, icyo bita irindagiza, bishaka bitewe n'icyo bashaka kugera. Ajya muba mufite iterambere rikomeye mu rugo, ariko abantu nk'abo ngabo ntibashake ko mugira gute murigeraho. Iyo ubitetse rero icyo gihe urugo byawe wa muriro wari watangiye kwaka, watangiye kugurumana, ugira gute uratangira ugacogora gahoro gahoro. Ikindi cya kabiri, ufite rero umukunzi wawe nk'umusore akakubwira ngo ejo nzaza iwanyu, ejo bundi nzaza, akakurindagiza akavuga ati ejo nzaza gusaba, mbese ukabona afite parapara ukuntu bigenza. Urabona aka karabo cyangwa umuzi wako, uragenda iyo uganira n'uwo musore ukagashaka nk'umuserurembe, akubwiza ukuri. Ikindi umara, iyo bafashe nk'ibintu bakabitaha mu rugo, mbese mugahora muryana, ufata uduti nka 5 cyangwa 7 ukabicira nko mu nzu, bimaramo iminsi 7 cyangwa iminsi 3. Ibi byumira mu nzu, warangiza ugafata imbabura yawe ukongeramo tungurusumu n'umunyu, ukabitwikira mu nzu, byavu ryabyo ukarikoropa mu nzu, bituma bimwe babateze byo guteza umwiryane mu rugo nabyo bigenda. Ikindi uvura hayi puresha, umuvuduko uri hejuru. Uko ukoreshwa rero, ushaka icyo bita isogo, ukongeramo tuno tubabi twa kano katsi ka mahwera, ukongeramo icyo bita umwitsamuzo iyo ubuze, ushobora gufata amababi y'imyembe cyangwa indabo z'umwembe, warangiza ugafata umuravumba amababi 2 ukayasekura, wamara kuyasekura ugashyiramo nk'ibiko nka 5 by'amazi, ukawukamura, ugafata agasukari gake cyane ukagakaranga, ukongeramo indimu kugira ngo wa muhumuro wa cya giti, wa muravumba kugira ngo udahumuramo, ubundi ukabicanganya, unywaho nk'iminsi 2-3 gutyo, ukabona hayi puresha igenda igabanyuka. Uyu muti urizewe pe, uyu muti ni mwiza cyane. Uyu muti hari ukuntu abantu bajya bumva ngo umuntu bamukozeho ngahita ahwera, ngahita ata ubwenge. Urakura karakuru gakozeho kagahita kisha kuriya, ngo nyine ngo umuntu ngo bamukozeho ngahita ata ubwenge. Hari ukuntu bagakoresha, ariko ntabwo nabibigisha, ntabwo ari byiza, ahubwo tugomba kwiga iby'ingenzi kandi byiza bigira igihugu akamaro na sosiyete turimo. Abantu banjye rero hari akantu mbonye aha hantu,
bita rupindisaha cyangwa mahwera. Aka kantu wenda kandi urabona kanyuma gato cyane gakozeho, nabigisha gatangiye kwibumba, wakabonye kababi mu mufuka. aka kantu iyo ugateye iwawe nk'ibyo bintu nta bishobora mucuraguzi kubateza ugaruka iwawe cyangwa umununuzi. iyo aje abifite gahita ariko akababi kako iyo ari ugafashe kumanywa gahita kibumbura, kabona n'urubuto gahita kibumbaka. urubuto aka kantu rw'ikawa rero ndakabatuye, ukongeramo ntago umuzi nabireka pe, ndakabasangisha. ahantu wajya hose nta muntu wapfa kukuvogera. Murakoze rero, Imana ibarinde, mukoreshe no ku bandi mushiro comment, mukande subscribe, kandi mujye mumbwira ese banyu mubyita gute kugira ngo tukaba twigira ibimera. Imana ibarinde, murakoze.